Agafilime kacu tugatangiranye n'umwana wari guhamagara mama we. Ikigaragara cyo mama we yari ateruye uwo mwana, ariko mu by'ukuri barakwereka hari umugabo cyangwa se umusore wari uri kumena esase ku rubaho yaruhagazeho. Disi mana nyagasani, uru rubaho yari yaruhagazeho. Disi ku ruhande hahagaze umudamu ufite n'akana. Mana nyagasani, ese kubera icyo ashaka kubakora bino bintu? Bakomeje gutakamba cyane, bakomeza kurira, bakomeza kumusaba imbabazi, baramwinginga, baramubwira ati waretse gukora ibyo ngibyo. Arangije yajugunye cya gipipiri yari afite ku ruhande. Akimara kukijugunya, umudamu akomeza gutakamba cyane amusaba imbabazi, aramubwira ati waretse kuduhemukira, aturi kubiterwa n'iki Mana nyagasani? Barakwereka umugabo yakomeje kubatoteza, akomeza kubabwira nabi, arababwira ati ndabahemukira uko byamera kose, ntago ndi bubareke ngo mugende. Yarangije maze yafashe ikibiriti, Mana nyagasani ahita acana rwa rubaho, abandi bahita bicomeka mu mazi, bahita basimbuka bajya mu mazi ngo bahunge. Mana nyagasani, mbega umugabo mubi. Umuriro wakomeje guhita waka kuri rwa rubaho, ukomeza kwaka ari mwinshi. Umugabo akomeza kwegera inyuma, araseka cyane, arishima, aravuga ati byanjye ndabikoze, ati ntago nabashakaga, ati none njyewe ibyanjye ndabirangije. Rwa rubaho rwakomeje kwaka, ku ruhande bahita batwereka umusore wari kugenda atoragura inkwi gake gake yitonze. Ntabwo tuzi ngo uyu musore yari avuye hehe. Barakwereka tuvuye hahandi, tugaruka ku ruhande umusore arimo atoragura inkwi. Barakwereka umusore yaje yihuta bwangu atambuka, ari umusore mwiza cyane kandi ubona ko akiri na mutoya. Barakwereka yaraje muri ako kamwanya akiri gutora inkwi, hari umukobwa yahise amucaho. Arangije ikigaragara cy'umukobwa ashobora kuba ari umumarayika, yakomeje kumubwira ati wagiye gutabara, kijya gutabara uriya mwana, wabasha kuba yaguma hariya mu mazi, urebe ko wamufasha. Ati kandi ndakwinginze bikore rwose, satira hariya urebe ko watanga ubufasha kuri bariya bantu, ndakwinginze. Yamuvugiyemo, wa musore afata za nkwi, arangije asubira inyuma ngo agende ajye kureba koko niba yatanga ubufasha. Barakwereka umumarayika, ntabwo twari tuzi ngo avuye hehe cyangwa se yamenye gute ko uriya mwana arimo yaguye mu mazi, ndetse na mama we bakaba baguye mu mazi. Barakwereka umusore nako yakomeje kumutekerereza, aramubwira ati n'ubundi atihangane, reka nze ngende ko nabafasha. Ati ariko mu by'ukuri barakwereka yaje yihuta cyane, ahita afata wa musore, umusore nawe ahita ashyira inkwi hasi yarimo atora, bahita bakomeza kugenda. Barakwereka wa wundi yamaze gukora bya bindi, yamaze gukora ya mahano, amaze gutwika wa mudamu, amaze no kumujugunya mu mazi. Arangije agaruka ku ruhande, arishima cyane, aranezerwa, aravuga ati giye byanjye ndabikoze. Ati n'ubundi ntago namushakaga, ati nari maze iminsi naramurambiwe. Mbega umugabo mubi Disi, mbega ibintu bibi yakoze ubu yabitewe n'iki mwaka byaramwe. Yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kwishima, akomeza kunezerwa, ubona ko nta n'ikintu binamubwiye. Ariko mu by'ukuri wabonaga ko nawe atuje Disi kandi ananezerwa kubw'ibyo amaze gukora. Abandi bakomeje kuza birukanka, wa mukobwa w'umumarayika akomeza kuza yirukankana na wa musore, bigeraho n'umusore arananirwa, ariko akomeza kwihangana, aravuga ati reka nihute ndebe ko nagirayo Disi mbashe kuba nabafasha. Barakwereka umusore yarahageze, atangira kureba hirya no hino, atangira kubwira wa mukobwa ati ubu hano nzanye muri aya mazi kugira gute? Ati kubera icyo umfashe ukanzana hano ubitewe n'iki? Arangije aramubwira ati reba hariya, amutungira agatoki. Kumbe barakwereka yamutungiye agatoki, ahita amwereka wa mwana. Wibuke neza uyu mwana wambaye imyenda y'imihondo ni uwari yari afitwe na wa mudamu, yari afitwe na wa mudamu waguye mu mazi. Barakwereka yahise yihuta bwangu, ahita ajya gufata wa mwana. Arangije Disi umusore yari umuntu mwiza, yahise aterura wa mwana neza. Umwana twatangiranye niwe w'uyu nguyu, yahise amuterura aramuzana, akomeza kumuzana yitonze. Disi yumve nicyo amarayika amubwira. Disi mwana yanjye, aka kana katabawe nande ko mama wako yaguye mu mazi? Mana nyagasani, barakwereka witegereze neza. Yakomeje kumubwira ati genda wite kuri ako kana, ati mama wako ashobora kuba yagize ikibazo nabashe kuba yaboneka cyangwa se ngo ave muri aya mazi, ariko ndakwinginze genda ugatabare ukiteho, kandi kazagire buri kimwe, nikazagira ikintu kabura. Umusore Disi byamwanze mu nda, akomeza no kugira ubwoba, aravuga ati aka kana ndakitaho nta kibazo kandi ni keza. Marayika akomeza kumubwira ihangane ugende wite ku mwana, ibindi byose wowe kubyitaho, we wite kuri uwo mwana azamere neza kandi azagira ubuzima bwiza, kandi ntazabure na kimwe azakenera mu byo azakenera byose, wowe uzamube hafi. Disi marayika yakomeje kumubwira, akomeza kumuganirira. Umusore nawe akomeza gutuza, aravuga ati n'ubundi nta kundi nabigenza. Akana kakomeje guhamagara ati mama, ati mama. Akana kari gakomeje guhamagara mama.
mama disi urabizi neza ko akana gatoya nta kindi kintu kiba kikabamo bari uguhamagara mama cyangwa se papa. Yo barakwereka disi umusore yakomeje guterura akana arakiyegereza cyane, wabonaga ko anagakunze kandi yanagashakaga, ariko mu by'ukuri ntabwo disi yari yanze kugatabara, ahubwo yari abyishimiye kuba yatabara kano kana. Arangije yafashe akana disi arakareba neza arakitegereza, marayika akomeza kumutakambira amubwira ati genda wite kuri uwo mwana ntazagira ikibazo na kimwe ahura nacyo kandi ntazashavure cyangwa se ngo ababare. Yo marayika wabonaga ko disi bimuteye agahinda kandi binamubabaje, ariko mu by'ukuri wabonaga ko disi marayika wenda abashije kuba yanatuza, ariko akomeza kubwira umusore ati ndakwinginze genda ukuri iyo bwabaga, wihangane ugende umfashe wite kuri uwo mwana. Yo umusore yakomeje kumva marayika akomeza kumutega amatwi neza aramwumva, umusore nawe akomeza kumusubiza ati nzakora uko nshoboye kose. Ako kanya marayika yahise acaho. Yo umusore akomeza guhagarara aho ngaho, agihindukira yahise abona wa mukobwa marayika yahise agenda. Umusore yarahindukiye agira gutya, ahindukira yitonze, arebye mu mazi hari ikintu yabonyemo kimeze nk'icyezezi, arangije ntiyabyitaho, arangije arahindukira wa musore arongera areba hirya no hino, yereka akana ati dore genda reba byo hano hose, ati nzajya magutembereza atari kurebe neza. Barakwereka disi yahisemo amahitamo, arareba aravuga ati turaca hehe ngo dufate inzira twigendere. Mana nyagasani, disi mbega umusore mwiza yahise afata kakana arakirukankana bwangu afata inzira aragenda. Disi ubona ko yishimiye kakana, ariko disi byari binamwanze mu nda, ubona ko nta kundi yari kubigenza, ariko aranga afata inzira atabara kakana arakajyana kugira ngo kabashe kuba kakwitabwaho kandi kamera neza. Yo yaje disi agenda aganira n'akana, akana nako kagenda gahamagara ati mama wanjye. Umusore akomeza kukirukankana bwangu disi ngo arebe ko yajya kugafasha. Disi barakwereka byarangiye umusore akana kazanye iwabo, arangije akereka mama we arakabwira ati dore akana nitoreye, ati dore akana nzanye, ati ariko ndakwinginze ati uzamfashe ko karera kandi tukiteho. Barakwereka disi umusore yari yanananiwe kubera kwirirwa yateruye umwana kandi anirwa agenda. Arangije mama we disi yari umuntu mwiza, nawe yaramubwiye ati wafashe kano kantu ukaba ukamfashije disi tukazakitaho. Yo mama we disi yahise ajugunye isuka yari afite, ayijugunya bwangu aza yakira akana, disi akakira na yombi, aravuga ati zana kino kibondo, ati aka kana keza gutya ntabwo twagaterana tugomba kukitaho. Yo barakwereka disi muri no kwibutsa ababyeyi batita ku bana babo cyangwa se n'abapapa batita ku bana babo ko bibabaje. Yatangiye kumutekerereza uko byagenze, atangira kumutekerereza uburyo yatohemo akana. Ubona ko disi byari binamubabaje kandi byari binababaje koko binateye n'agahinda. Barakwereka akana kari kaguri kumwe disi n'uwo mubyeyi, kandi uyu musore yakomeje kumutekereza ahantu agatoraguye n'ahantu agakuye, ndetse n'umukobwa waje kumutwara ngo amujyane amwereka ahantu kano kana kari ngo abashe kuba yagafasha. Ariko disi mama yaramubwiye ati humura tuzamwitaho kandi azamera neza. Arangije akomeza kumutekereza ati mwana wanjye nawe ndabizi neza ko nakureze ugakura, ati nta kibazo umwana yazagira. Arangije umusore disi yari yanananiwe, ariko aramubwira ati nta kundi ndakwinginze uzamfashe uwo mwana azabashe kuba yamera neza, ati kandi bizagenda neza, ndagusabye mama uzamfashe wite kuri uwo mwana. Yo yakomeje kumubwira disi, kumbe muri kakanya bakiri kuganira wa mugabo wajugunye wa mwana yahise ahagera. Akimara kuza wibuke neza uyu mugabo twatangiranye ari we wari urimo atwika rwa rubaho kugira ngo mama wa kano kana ndetse n'aka kana babashe kuba bagwa mu mazi. Barakwereka yaje atongana aza asakuza avuga ati mana yanjye, ati dore wa mwana najugunye muri ya mazi, ati na n'isaha aracyahari. Umwana yakomeje guhamagara ati mama. Umudamu akomeza kumubwira ati ibi ni ibiki wakoze, ati ibyawe byamaze kumenyekana, ati ahubwo ubage wifashe, ati ntabwo uri bubashe gukira amaboko ya leta, ati baraza kukujyana bagutambikane kubw'ibyo wakoze, ntabwo ari byiza, kandi umenye yuko ibintu wakoreye n'umwana ndetse na mama we bitazakugwa amahoro. Barakwereka bakomeje kumutekerereza. Umusore akomeza kumubwira ati we wahemutse, ati ibyo wakoze byose ntabwo wari kuba watsaye uriya mudamu muri ariya mazi, ndetse n'uyu mwana nabwo ni kubw'amahirwe uyu mwana akaba yatabawe, naho ubundi mama we nawe turagira ngo uze kubasha kumutwereka ahantu wamushyize. Umusore yakomeje kumutuka, undi nawe akomeza gufata mu mutwe arihangana aravuga ati none uko byamera kose, ati nta kundi, ariko ufite ukuntu uzabyisobanura, ati amahitamo ni ayawe kandi ufite uko uzisobanura. Bakomeje gusubiranamo, umusore akomeza kubabwira uburyo nyine uwo mwana atanamuzi, atangira kwihakana ndetse no guhakana, kandi wibuke neza ko uyu ni we wamaze kujugunya wa mwana ndetse na mama we. Mana nyagasani, barakwereka disi bakomeje kuguma aho ngaho. Wa musore akomeza kwifata ku munwa, akomeza kumirwa, abonaga ko byari byamurenze, ariko nyagasani
ntago uyu musore yari afite umutima mwiza, yari umuntu mubi cyane. Kuba yumva kano kana rero kari kana kongeye kabaye kazima, ni ibintu biri kumurya cyane no kuba ari kubasha kukabona, urabona ko byamubabaje cyane. Nawe disi byari byamuyobeye, ariko mu by'ukuri yabuze ukuntu nawe yabigenza, abura n'ukuntu yabasha kuba yakwifata. Muri ako kamanya yakomeje kugira umujinya udasanzwe, akomeza kugaragaza ko yababaye. Kandi wibuke neza ko aba bagiye gutoragura uno mwana bamaze no kubwira abashinzwe umutekano. Mana Nyagasani, ndagira ngo witegereze neza, ikigaragara cyo nuko bari barimo bashaka kumutinza kugira ngo baje bashaka uburyo bamutambikana. Wibuke neza ko uyu mugabo yakoze ibintu bitari byiza kandi yakoze amakosa. Mu by'ukuri nawe witegereje neza wasanga uyu mugabo kandi ari mu makosa. Kandi mu by'ukuri tujye tuboneraho no kwigira kuri izi filime, kubera ko ziratwigisha kandi zigatuma tuginagira byinshi duhindura, ndetse n'ibyo tubasha kuba twagenderaho kugira ngo tubashe kuba twabana neza, ndetse no kuba twakwita ku miryango yacu. Mana Nyagasani rero mwibutsa gukanda subscribe kuri Nganzo TV show kugira ngo tuzajye ucikwa n'agasone ngenda mugezaho. Umugabo yakomeje gusakuza, abandi bakomeza kumwihorera, bakomeza kumureka aragumya arasakuza, aravuga ati no, sinabyumvishaga uburyo uyu mwana yawe yakomeje kubaho, kandi ngenzi neza ko ibyo nari napanze gukora namaze kubyikorera. Yari agiye kugenda, wa musore ahita araza aramufata aramukomeza, aramubwira ati nta hantu uri bujye. Kumbe bari bamaze kubwira ushinzwe umutekano, yari amaze kuhagera ahita afata wa musore aramubwira ati ibintu wakoze ntago byari kuguhira, ati reka tugushyikirize amaboko ya leta abashe kuba yakwitaho, kubera ko ibintu wakoze ntago ari byiza, wakoze ibintu bidasanzwe kandi bibi cyane, wanahanirwa rwose n'amategeko. Kandi bineza binaguhereye neza n'isomo nawe wese uri kureba kano ka video, ibintu wakora bitari byiza, Nyagasani nawe ubwawe wahanwa, kandi ndetse n'undi wese abashe kuba yaguhana yaguhana. Barakwereka disi umusore bahise bamutambikana, bafata inzira baramujyana. Barakwereka wa disi wa musore watoraguye akana yasigaranye na mama we, bakomeza kuganira disi kandi ubona ko banishimye, ariko baravuga ati n'ubundi kuba bamujyanye ni iby'agaciro kandi biranadushimishije. Barakwereka bakomeje kuguma aho ngaho, bakomeza kunezerwa disi, bakomeza no kuganira. Aramubwira ati uyu mwana nzamufasha. Umwana bari bamuhaye akantu ko kurya, ubona ko disi umwana anatuje kandi nta kibazo afite. Yo Mana Nyagasani, hanyuma mboneraho kugushimira kugira ngo tuzabyicikwa n'agasone ngenda nkugezaho, kandi mboneraho kukubwira kutazacikwa n'agasone kubutaha. Mwibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ujye umenya inyunganizi cyangwa se igitekerezo ndetse n'agasobanuro ushaka ko nazajya mbagezaho mu minsi iri imbere. Ngaho rero reka ngushimire we twabanye, mwibutsa gukanda subscribe ndetse kandi disi bakomeje kuguma ngo banezerewe, nkubwira ngo utazacikwa n'agasone kubutaha. Ibindi nakagaruka, disi bakomeje kunezerwa, bakomeza kwishimana, ndetse banakomeza kwita kuri wa mwana, akomeza kudisi kuba bamuhumuriza, bamubwira ati humura uzagira ubuzima bwiza. Barakwereka mu marayika yaraje disi akana gatangira guhamagara ati mama, wibuke neza ko uyu mumarayika yari mama wa kano kana. Disi nubwo yaje kwitaba Imana agapfa, disi ariko akana kakomeje kumuhamagara ati mama. Ibi ni nakagaruka, bye bye, ciao ciao.